Let's talk about how to get rid of swollen legs, ankles, and feet. Mureke tuganire uko mwarwanya kubyimba amaguru, ubugomba mbari n'ibirenge. Uyu mubona ni umunyarubuga Eric Badge. Nawe yari yarabyimbye ibirenge mu maso, amaguru n'ubugomba mbari. Avuga ko yahinduye regime agakira ibyo bibazo byose. Nkuko muri kubyitegereza, amaso ye yari yarabyimbye, ibi bibazo bimarana iminsi myinshi cyane. Avuga ko ibibazo by'imidindo yabiterwaga ahanini n'isukari nyinshi yari afite mu maraso. Igihe cyose ufite indwara y'imidido, uba ukwiriye kugenzura ikibazo cyihishe inyuma, kuko ikunze guterwa n'uburwayi bw'umwijima, impyiko, umutima, umuvuduko ukabije cyangwa se diyabete. Noneho ikibazo si ukubyimba ibirenge, ubugomba mbari n'ubujana, ahubwo ikibazo ni gitera. Bana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video maze nkumenera amabanga ahanga muri izi ndwara zose. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Relax Life Center, inzahura buzima. Ubuzima bwiza nibwo butunzi bukomeye umuntu yatunga, akaba yizeye ko azagubwa neza mu bintu byose. Ibyo wageraho byose nta buzima ufite, wabura umukene uteye agahinda. Iriya mayibobo iryama mu iteme igasinzira neza, igwije amahoro kuruta abakiri baryama mu miturirwa ariko bakarara rwa ntambi babuze ibitotsi. Umukene uryama ku gasamba agasinzira neza, aruta umuherwe uryama ku mufariso uhenze indwara zimuguguna. Gushaka neza ugakora ubukwe bw'igitangaza ntacyo bimaze niba utizeye ko ufite ubuzima bwiza bwazagufasha kwishimana n'umufasha wawe. Dushaka ubuzima nk'abashaka ifeza z'agaciro kenshi, kandi nta handi twabushakira atari mu bimera duturanye nabyo. Bisabyemo imiti myinshi ihanga muri indwara zananiye abaganga baminuje amashuri yo mu isi yose. Mureke twerekeza amaso ku ndwara y'imidindo. Imidido ni indwara ikunze gufata igice cy'amaguru akabyimba cyane. Abaganga basobanura ko mu bitera harimo no kumara igihe kirekire umuntu atambara inkweto. Iyo bigenze bityo, hari udukoko tuva mu butaka tukinjira mu mubiri w'umuntu tukagenda tukangiza imiyoboro y'amazi iba mu maguru, bigatuma y'amazi yo mu maguru mu gice cyo hasi yifunga, ntakomeze gutembera akaguma mu gice cyo hasi. ari nayo mpamvu yirwaye abyimba amaguru. Icyakora ikibazo si ugutambara inkweto gusa, kuko nababwiye iyi ndwara ikunze gukururwa n'izindi ndwara zitandura. Bivuze ko indwara ibarizwa mu gice cy'indwara 20 zititaweho uko bikwiye, zigaragazwa n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS. Ibarizwa kandi mu ndwara zitandura. Iyi ndwara ntikwiriye kwitiranwa n'amarozi, ahubwo ukwiriye guhita uyifatira ingamba zitajenjetse. Iyo uganiriye n'abarwaye imidindo hirya no hino ku isi, bahuriza ku gahinda baterwa no guhabwa akato n'umuryango, nyamara atari bo bahisemo kuyirwara. Umurwayi mutarashatse kwivuga amazina avuga ko imidido yamufashe yiga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza, bituma umuryango we n'inshuti bamunena maze ava mu ishuri. Yaragize ati, umuryango wanjye wageze aho urantererana, batangira kunena no kunshunaguza. Ikindi navuga, imidido yatumye mva mu ishuri mbura amahirwe yo kwiga nk'abandi bana. Abantu ntibamenye ko natwe nubwo turwaye turi abantu nk'abandi, bareke kutunena no kutubwira amagambo mabi. Undi murwayi yavuze ko umugabo we yamutaye mu nzu hashutswe n'abandi bantu ngo bituma abaho nabi we n'abana be. Umugabo we yakundaga kumutoteza amubwira ko atameze nk'abandi bagore kubera kurwara imidido. Tega amatwi neza nkumenera amabanga yo gucukubiri n'indwara y'imidido hamwe n'izindi ndwara zose ziyitera. Kuzaniye umuti umwe gusa ugizwe no kunywa amazi y'akazuyaza kamurema indimu buri gitondo. Utarwaye diabete wavangamo ikiyiko cy'ubuki. Aya mazi akiza indwara nyinshi cyane, by'umwihariko indwara yo kubyimba ibirenge, amaguru, ubugomba mbari n'ubujana. Uyanywa buri gitondo ukibyuka igihe kirekire gishoboka kugira ngo uzabashe gukira neza. Urugero ni 1/2 cya litiro. Amagufa y'abantu aragenda mungwa,
urasanga bamwe bagwaye ya ruguru ibikanu bikababara, umutwe ukababara, abandi bakagwara igice cyo hepfo bagatangira ibinyo mu birenge, yarangiza ugasanga akandagira ngo agasa n'ukandagira imishubi, yarambura akaguru kakamunanira, amagufa yarangiza udutenge tukabyimba, amava akabyimba, umuntu agacumbagira agatangira guhengama. Yarangiza ibyo nabyo bikeneye ko abantu basobanukirwa. Ndaza kuvuga impamvu kugira ngo nubwo naba ari byo ndangirijeho gusa, ariko kuko ntavuze impamvu ntacyo naba ndi kwerekezaho. Kuki abantu barwara amagufa? Osteoporose, fragilité osseuse due à une déminéralisation du tissu osseux. Ati koroha kw'amagufa byaba bikomotse mu kubura imyunyungugu maze mu magufa donna au tissu osseux un caractère polé, maze bigatuma ibyari bigize amagufa bitangira kugabanuka. Le calcium est le minéral que le sujet perd de represser. Icyo umuntu aba yajimije cyane ni umunyungugu bita calcium. Noneho ukarangwa n'iki symptôme, ibiranga n'iki ko wagwaye amagufa? L'ostéoporose se traduit surtout dans les douleurs dorso-lombaires, bamwe bararibwa rwose mu rukenyerero. On constate aussi des douleurs dans les grandes articulations, umuntu akaba ashobora kuribwa mu ngingo, celle de la hanche par exemple, ko kuribwa mu itako. Il peut se produire des fractures spontanées, wajya ukunda kuvunika kenshi. Les personnes de plus de 60 affectées de ces mal diminuent de taille. Iyo umuntu amaze kugira mu myaka 50 akagwara amagufa, umubiri we utangira kugenda uhombana. Déséquilibre hormonal lors de la ménopause. Dore impamvu ya mbere yabitera icyo bita cause ni igabanuka ry'imisemburo ngengamubiri, cyane cyane igihe umuntu ari gucura. Traitement corticoïde prolongé, nk'abantu baba barivuje nyine imiti karishye ko nk'ibyo bita cortisone igihe kirekire. Manque d'activité, hari abandi bagwara amagufa bitewe n'ubunebwe. Ou d'exercice physique, hari abadakora imitozo ngororangingo. Immobilisation prolongée, ko guhora wicaye igihe kirekire. Grande consommation de viande, nk'abantu barya inyama kenshi. Trouble intestinaux empêchant l'absorption de calcium, nk'iyo umuntu akunda imvururu nyinshi mu mara maze akazimiza calcium ikaba nkeya, carence en vitamine, surtout la vitamine 2 et le phosphore. Hari abandi bagwara amagufa bitewe no kubura vitamine D nitwa phosphore. Ndagira ngo mbisubiremo, iyo umuntu ari gucura akunda kugwara amagufa, abagomba gushaka za soya, akunda kubikoresha kenshi cyane. Igihe wavujwe iriya miti bita cortisone, nabyo ugomba kumenya neza. Igihe ukunda kwibwira ko abirabura bafite amakosa, sinzi kubakosora bizagorana, ni ukwibwira ngo iyo umuntu akuze cyangwa akize, ngo ubwo cyambere cyo kwiruhura no kureka imirimo. Oya, imirimo ntabwo umuntu yayigenewe ubukene, ahubwo imirimo pas de mouvement, pas de vie. Iyo utinyagambura nta buzima uba ufite. Umuntu asabwa gutembera ngo nibura iminota 30 ku munsi kugira ngo amaraso ashyuhe n'amagufa ashyuhe, imyanda y'amasukari n'iy'amavuta isohoke, amagufa akomeze kuba meza. Gukora uzakore, yarangiza ntabwo gukora ari ikimenyetso cy'ubukene, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubuzima n'ubwenge. Niyo mpamvu kudakora biteshobora gutera umuntu kugwara amagufa. Hari abahora bicaye gusa byose nyine hamwe, niba utaramugaye hakiri kare ngo ubimenye impitagihe. Hari abandi nabo bavuga bati kuba nakize n'ukurya inyama cyane. Oya, intare ntirakira kandi ndo zitungo hereye mu ndanye kuva yavuka. Oya, kandi ntirama. Yarangiza ndetse ingaruka ibikuramo mu mahoro make. Niyo mpamvu bavuze ngo proteine ziva mu nyama zinyunyuza calcium, yarangiza calcium amagufa karumba kandi agasonza ukiriho. Hepfo hari bati hari igihe amara yawe nayo yakora nabi maze calcium ntiyinjire, hari igihe waburiye ari ama vitamine. Rero wakora iki iyo urwaye amagufa? Ufata igikoma cy'uburo. Igikoma cy'uburo ukagifata, ukajya kukandwa kubuzi igifaransa, wenda bize mu gihe cyanje bakaba bazi igifaransa. Ufata kindi bitwa noix de coco. Aha mu cyongereza kubiga niho mwiga ibyo bita coconut. Ni igitunda mujye mubona bagurisha mu masoko, gifite ubwoya gikomeye, ariko amajyambere yaraje. Ubu hariho bita coconut milk powder cyangwa se
lin de noix de coco en poudre. Ufata ibiyiko bibiri byayo iyo fu nk'uko bafata nido y'amata, ugashyira muri cya gikoma cy'uburo, ugafata utwatsi benshi bitateye ingufi ariyo bita time, ikiyiko kimwe cyayo, iyo fu yayo nziza iyunguruye wakuyemo uduti, ugashyira muri cya gikoma hamwe na coconut milk, ukanywa buri munsi, ugakora iminsi 7, hirya y'iminsi 7 ukazajya ubikora 4 mu cyumweru, uzakora ukwezi. Niba ari disike zahombanye zizaba zabyimbye kandi zatubutse zongeye kubyibuha, niba ari vertebre zamaze kumungwa zifite osteoporose zizongera zikomere igufa, ubundi ntibaryongera ahubwo baremeramo irindi iryashaje nyuma rikamera nk'uko umuntu agwara igisebe, maze uruhu inyuma rukavuka amasaza ashira, hakavuka urundi ruhu imbere. Igufa iyo urigaburiye neza wubaka irindi imbere, yarangiza iryuma rishaje rikavaho, yarangiza ukaba muzima. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro biberanye n'ubuzima bwanyu. Mukande subscribe n'inzogera muri benshi, namwe muzagera kuri byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.